cyumweru n'igice bari gupfubya umwana simenye ibyo rwanda Prince aho yapfiriye aho amurasi yayaheje ngo yavukiye mu minsi myiza mu kagari ka Kivu aho yapfiriye ku rupangu rwa kabiri aho yavukiye Mubanze mu Muhammada nimero zifite muri telefone kugira abacu twabuze bica igitondo cyiza cy'ubuzima dusezeraniye zasanga abakiranutsi urugo turi mu mashuri yahandi twabona imbaraga iduhumuriza uretse kwa data wa twese y'ijuru impamvu tugusabye uhereye ku bana batoya ukagera ku bakuze uyu muhango uzikomeza imitima yacu biye rwose akabana natwe n'abamwize yuko turakurarikse uzumuritse imitima y'abana bawe bavandimwe Bibiliya idukomeza mu cya Yobu igice cya 14 umurongo wa 14 twasanga ikibazo gikomeye abantu bakunze kwibaza dusomye hari ikibazo kivuga ngo umuntu napfa azongera abeho icyo kibazo kibajijwe n'abantu banyuranye bamwe batanga ibisubizo binyuranye ariko Bibiliya nitanga igisubizo cy'ukuri bamwe bavuze ko iyo umuntu apfuye hari uburyo bune babitekerezaho bamwe batekereza ko iyo apfuye uyu mwana duherekeje kuko mwabyumvise yitwa Ishimwe Prince yavutse tariki 9 z'ukwezi kwa 4 muri 2004 yasinziriye afite imyaka 18 ise ni Ngarambe Elifasi nyina umubyara ni Mukangarambe Vestine yavukiye mu kagari ka Kivumu umurenge wa Gisenyi akarere ka Rubavu yari umunyeshuri yarageze mu wa 4 w'amashuri yisumbuye yashaje ejo bundi atarwaye biragoye kubyakira ariko Imana ishobora byose ikomeze guhuza imitima yacu murakoze umwanya ugiye gukurikiraho rero ni umwanya
w'ubuhamya turi buze guhina. Ndabizi ko hari benshi bashobora kugira icyo bavuga kuri uyu mwana, ariko kubera gucunguza igihe gito dusigaranye, twifuje ko abantu babiri gusa aribo baza kugira icyo bavuga. Ntabwo rwose ngifite amagambo menshi yo kuvuga iby'uyu mwana wanjye, umwishywa wanjye Ishimwe Prince. Ni umwana uzi uburere bwe, nubwo avukana na benshi. Njyewe namukundaga by'umwihariko cyane ko yari afite n'imico itandukanye cyane nawe wavindimo. Gusa urupfu yapfuye njye byarandeze birambabaza, ntacyo twabikoraho. Icyo ukunda Imana igikunda, gusa ni ukwihanganisha umuryango wacu wose. Nanone mboneraho gushimira abadutabaye bose baturutse hirya no hino. Naho ubundi umubabaro turawusangiye, ntabwo mfite byinshi navuga. Apfuye kiri muto, twari tukimukeneyeho byinshi. Namwe murumva imyaka 18 ko gukenyuka. Mu byakire twese twihangane, kandi ngiye kubashimira abo twese. murakoze mwese muraho. Imana nikora byose nibigena, ariko mbabwire ngo urupfu rw'umwana ruradutunguye. Satani n'umuntu. Uyu mwana ntabwo yakabaye. Ndangije icyumweru n'igice urwaye urupfu rw'umwana, simenye ibyo rwanda. Nagiye Goma, ngira ikizungera nshaka kwikubita hasi, nyoberwa ibibaye. Mvuyeho ngeze hariya Grande Barriere, ngira ikizungera nshaka kwikubita hasi, nyoberwa ibibaye. Kumva umugongo ucika, nkayoberwa ibyo ari byo. Ari urupfu rw'umwana. Mvuze ibya Prince, ibireba. Prince yatangiye iby'ikoranabuhanga akiri umwana muto, ari mu wa 4 primaire, akagera kuri za mashini. Prince mu byerekeranye n'ikoranabuhanga bamukeneraga kuri benshi. No muri MTN bamukeneraga bakamuhamagara, akabakorera byinshi. Ariko Satani ibyo akora, mbese Prince tumukeneyeho byinshi, ariko Imana yamushubije yamuduhaye. Prince aho yapfiriye aho amurasiye yahetse ngo yavukiye. Yavukiye mu mudugudu w'Ibisubizo mu kagari ka Kivumu. Aho yapfiriye ku rupangu rwa kabiri rw'aho yavukiye. Yavukiye kwa yapfiriye kwa nyirasenge w'amapati. Bamurashe ari bari kwiruka. Rero muzi amateka ya Prince, ngira ngo watumira abaturage n'urungano rwe naho yakoreraga niyo batanga ubuhamya buhagije. Reka twe gutakaza umwanya ibirebire byinshi twavuga. Imana imwakirwa. aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Rimira indirimbo z'abanyayirwe ntituzongera kubabara, tuzaba dushize agahinda. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru
rwose cyane wifuza kubona umukiza zamumenya zamumenya azaba yabarariritse ukaza bahamagara azaba yabarariritse amazatumira azajyana nabo niho tuzajya dukorera umwami tudahwema zamurora mumenye zamana na Yesu ndaniwe mukiza wanjye zamurora mu gasoye uri kumwe mw'ijuru Hakuna rafiki kama Yesu tu, Yesu tu. Prince wanje, gendana n'Uwiteka. Yesu yaradupfiriye ku musaraba, nibura we yaziraga ibyaha byacu papa, ariko wewe usinzi n'icyo usize papa wanje. Gendana na Yesu, Yesu muzahorana iteka ryose. Papa genda neza, Prince wanje.